Uzi uburyo bwonyine umusore ashobora kurimburamo ubuzima bwe? Ni ukwizera ko hari umugore umwe cyangwa se umukobwa umwe ngo wamuremewe. Hano ku isi hari abakobwa amamiliyari menshi cyane, ariko we ukaba wizera ko ngo Imana yakuremeye umwe muri abo ngabo, utazaguhemukira, utazaguca inyuma, utazakubeshya. Ndagusaba gukura. Umusore cyangwa se umugabo wizerera ngo mu kintu kimwe cyangwa se ngo hari umuntu umwe wamuremewe, niwe musore umwe rukumbi urimo kwitakambira cyangwa se urimo gutakambira guta umutwe kwe ngo kumwirimburire ku giti cye. Reka tubyumve uku nguku. Bene uwo mukobwa iyo wamaze kwizera ko ahari, warangiza ukamuzana ukamushyira mu buzima bwawe, wowe already uba wamaze kwishyira mu mwanda. Iyo amaze guhinduka byose byawe, wowe uhinduka ubusa kuri we. Icyo gihe ntabwo uba waraguye mu rukundo, ahubwo uba waraguye muri obsession cyangwa se ni nko guta umutwe. Kandi uko guta umutwe guhuma abagabo amaso mbere yuko ubuzima bubakubita inshyi. Ntabwo ari umwe wawe wakuremewe, ahubwo ni umwe wa benshi. Noneho uretse nibyo, niba anagusuzugura, nta nubwo ari no ku rwego rwo kuba wamutekereza nk'uko nguko. Umugabo wa nyawe ntabwo ahiga cyangwa se ngo yiruke ku mugore utunganye ngo uri perfect. Icyo uwo mugabo akora ahubwo yubaka standard ziri perfect cyangwa se amahame ye, yarangiza akajya hamwizanira ibintu biri nyine bifite karite. Ibije bimusanga akaba ari byo bifite agaciro. Kubera ko umugabo cyangwa se umusore utekereza ko umukobwa cyangwa umugore ngo adasimbuzwa, uwo musore niwe urangira asimbujwe ahubwo. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.